okay guys kandi ndabizi muno kuri left time TV hari n'abafana be badanje sibyo zeko kiramo mubonye akira G thank you KILLMAN kada magaye KILLMAN ubwo bamukundaga namwe nizere ko mumwumvisha nayibonye aho merci cyane nari urakoze cyane kabisa sebuko yabyemeje byaje nari bingiye ndayiguhaye ako gahinjo ari kuri uyu munsi nari nyine urakoze cyane bafashe irembo kabisa ngenda kunzwe uzi ko mufashe no kumeza nyine ubyemera ngendo tuzapfa nari bigira mugire mukwe rero na rwose natwe tuzitera hariya nawe uzampa oh my god kanze ngaryi agafoto kako gusa wowe mwereke kanze ngagwa ko kabebe icupa rimwe rwose naho nshaka meza icupa sawa igihe inzoga kandi oh yes nazigiye yego ujye umuye inzoga Namaste. yeah irahenduka mana yanjye hello guys this is me Auntie Mama Drip in God we trust amen guys mumeze mute mumeze neza nizere ko mwari mudukumbuye muko mukona turi kumwe abantu mwumve mwanya nimba kumbuye cyane mbere na mbere ndabanza nshimira abantu nyine bakomeza kudusapotinga twereka urukundo rwa cyane mane bamugisha nyine tu guys uyu munsi muranyihanganira ibintu ndikora nyine bitari fresh mwihangane ibintu ndikora bitari byiza mwihangane ko nyine uyu munsi nyine n'umunsi nyine ndasanzwe kuri njyewe ndetse n'abandi ndavuga ko bankunda ndetse n'ababyeyi banjye kuko niwo munsi navutseho tu ahantu hatabonye nyine ukuntu babinyibwira cyangwa badafite n'ahantu hamwe bambonera basaba imbwira muri comment tu gusa nyine ningira emosiyo murihangana ko nyine nanjye ndi umuntu tu bibaho nanjye nazigira sibyo kandi nyine munansengere n'uyu mwaka ntangiye nzawutangirana amahoro ngamba ntangiranye nzazigereho ikindi kandi namwe muzansapotinge tugerane kure ndabakunda byahatari tu so guys uyu munsi ikintu gihaye noneho nanjye ndaye n'inshuti ye kayi magara magara kandi turabonana nyine uretse ko ejo mbi aba imeze neza gukora wenyine nanjye nza gukora nayinayagiyemo so uyu munsi nibwo twabonetse ku munsi w'amavuko abantu mudafite nambaza cyangwa se mudafite FB yiwe cyangwa IG yiwe mwandike muri comment y'umwifuriza ko nziza mbwira n'amagambo meza n'ikimwifuriza ko cyaba kiri kose akaza kucyakira so umunsi ikintu kiduhurije aha ni iki mwifuriza isabukuru nziza no kubwira abantu bake duhamagara bari ku murongo bakamwifuriza bakamubwira amagambo meza ikindi kandi twabonye n'ampamvu yo kubicisha irungu iminsi irenze 2 cyangwa 3 itaduhitamo nyine kuza kubaganiriza so muriye twatangiye sinziye today baba today baba yeah so gusa ni mu mutabaye mutwe kuba hari amaso yanyu nyine areba n'amatwi yanyu akora n'amaboko yanyu yandika comment tuyabone urumva cyo mbasabye se nyine nagira ikibazo ku munsi wawe nje ikintu nabasaba cyadanje nuko bamfashe n'umwaka ntangiye kumva nyine dutangiye turi ku subscribers bakeya bakamfasha basi uyu nyine ukarangira tugeze kure mbese nyine ari n'indi banga turi kubategurira ariko nitumara kuzamuka ngo tuzakora kandi byose mubifite mu biganza byanyu mudufashije tukazamuka dempeta dukubita hanze nako kandi keza kandi nyine mwamfasha kugera ku nzozi zanjye ndabizi kandi mwashobora please mufashe umugozi bebe mufashe bebe
Okay. So ubu ikintu tugiye Gusa nyine gukora mwumve ngo ndishimye mwana, ndishimye byataye. n'abafite gift mwatwandikira tuzashyira n'ibintu. Dushyiraho na nimero se. So guys, tugiye guhamagara abantu nyine tubibaterwa n'abo turi buze gufatisha sibyo? Turangiza abantu mubwire nyine abamukunda muraza kubumva, abamwangara muraza kubumva, abacanege nabo muraza kubumva, biraterwa nyine abizi abantu mu gihe batandukanye. Okay. Bera kuri bera. Yafunze mega. Bibaza gute guys, twahita turira se. Mama baye niba dutaka nawe katinda. Ariko ntimugase. Nahita mbabara. Mbere kwanga kuyifasha. Abanyanga baraha guys basinye ndumwike. Yewe. Komeye gutese. Izi neza. Mukuru. Uru ni meza. Okay, natwe tumeze neza. Nyine zikeneye ngo bahamagariye se. Zikeneye ngo bahamagariye. Umwe mushiki wacu nagira mubwire amagambo meza nyine. Amwifuriza kuza amavuko. Nk'atatu cyangwa abiri. Icyo ushaka kumubwira cyose uze kumubwira. Nuko. Guys bigezo. Witeka. Nyema mva. Ndashaka kubwira gakora karisha. Ndashaka kubwira mushiki wacu nyine umwifuriza kuri nzima. Seko. Neto akanda. Gusa nategereje kugura uryumva mbese ewa Se none hari he ndiko ndaje burezi. toza cyanze. Niko. Yo. Nyato akazi kwanga. Agato hanyure Guys, gato amagabane. bahamagara ndi ashakiriza. Wambere biranze. Será de explicar que algum vai. Pelo amor de Deus. Zigonoka. Ewe. Meza tenga. Meza fresh. Shana natwe tumize fresh. Myaka myinshi. Iya kinini n'ubwo mwana. Ubutesi. Share biri nkaho wasi. Nawasi. Y'abantu turashima Imana. Bameze te. Ameze fresh ahubwo hari ikintu ashaka kumumbwira. Urumva? Ngira amagambo meza nk'atatu cyangwa ngahe mubwira. Ni imbaye n'amabumubwira. Amagambo rero cyangwa aho bimubwira. Akantu ushaka kosora umubwire. Yamubwire. Mukubwire. Yego. Wamubwiye se nyabimubwire. Nyine ivuga. Umuntu arenze bamubwire. Ndikukumva. Umeze uteze. Ni poa. Ni fresh. Ni fresh. Umunsi ubona. Umunsi ni neza kabisa. Tuba tumeze neza. Iyi ni school. Bamwe ngo ngire nk'amagambo nk'atatu mubwire. We narimbwira ibyo ushaka byose biri ku mutima. Icya mbere. Icya mbere ndagukunda. Icya kabiri isabukuru nziza.
gatatu enjoy your day cyangwa se userebure cyangwa se turasereburana kwanza nta no kwirirwa kukubwira cyane Melissa murakoze bande wakoze ngaho ibyo ngibyo bizajya bihoraho yaratanibye umva nyine urakoze cyane kumubwira amagambo meza aragushimira bari kuvugisha aho se ubundi ni iki cyawe mwana eka cyamaze ko kabaye uyu mu bebe wavutse cyangwa ari bebe ajya mu rukundo se umubebe ni my girlfriend. Your girlfriend? The only one I love in this world. Guys, in my career. Aciye ni igicucu mana. Urakoze cyane umva turaza kuvugisha nyuma ahantu n'indi gukora. Sawa urakoze cyane. Guys, bigeze bamwe kujya kira berekaga. Undi. Hello. Igaciro. Umeze ute? Soma narindaburije nyine. Abantu bari kumamagariramo niyo mpamvu bari manje kubitaba kubera ko bari bakeneye amafoto. Rero nyine mutagira amambatare nyine aho zato. Nari my boy, nice. Sana hasi kabisa. Umera cyane. Ndakomeye cyane. Ahubwo mwebwe murakomeye. Yeah, tumeze neza turashima Imana. Ako kana gatoya. Ahubwo niko nashaka kugira ngo mumbwire utugambo dutatu. Akansondeke n'utugambo ko kugeza n'akana. Nahise se umwana ubundi mwana. Data ni bebe uyu munsi. Yeah. Okay, gira ikintu mubwira. Ese shiriwe nta kintu aramubwira mwana. Njye nashira inzira hano. Wowe vuga. None se ikintu namubwira cya mbere rero kumwifuriza isabukuru nziza. Urumva? Cyane uyu munsi yitemo kabisa aho bishoboka. Nawe untemo kabisa. Nanjye ngomba kumutamo fresh. Cyane. Ikindi kintu cyiza nuko nyine tumukunda nka nshuti byadanje. Kuba nyine arimo arakura. Kuba nyine arimo arakura tubirashimisha kandi nyine ndabizi ko ari gutera n'indi ntambwe buriya agenda yiyungura akantu. Ikindi cya gatatu rero akora icyitwa guserebura kuko umwaka ni ikintu kiba gikubiye. Aserebure ntiyiyimene yirinda amakosa arenze ariko nyine aserebure tu. Ndabizi icyo ushatse kuvuga. Data yumvishe ntabwo natuma natwe dutekereza ibindi. Oya nta kindi mvuze gusa nyine nuko ubundi iyo umuntu urumva umuntu nyine umwaka iyo awujuje buriya umwaka ni ikintu kiba kirenze mwana ubundi nyine uhita wibaza nyine abantu nyine bagiye baferinga nyine muri uwo mwaka byagiye byanga. Rero iyo ubonye umwaka utoboye ugenza userebure urye umwe ubyine uririmbe man byose nyine ibintu byose ndaganire zawe urumva buke ndaganire man uganirije inshuti zawe zose noneho dore ko uyu munsi ari no kwinjira wiki none ibintu byabaye zumba yabuze uribe bashuka reba inshuti zawe kandi uri buntemo wowe gusa umamagare. Ndi ready kubatamo kabisa. Sana hari bikabisa Melissa. Nyine nka genga ibintu bigomba kuba ari ruzungu. Yes, mubizi. Imbere. Rwanda yawe mutanahora. Ahubwo agaciro. Yo. Uze kumbwira agaciro aze gukubyinira mwana. Wumbyinire. Gaciro ni n'umuhanzi yakuririmbira da. Ahubwo yaje no kundirimbira ngo happy birthday. Abo ndirimbira. Ahubwo akantu ko kuririmba mbora mu ndirimbire mana.
cyiza cya omega ubuze muririmbire mwana cyadute muri akarapu kumwifuriza isabukuru byose anything ibintu by'amarapu yo kuririmbira abantu bakoze n'ibindi oya ririmba ririmba nta ririmbe n'iy'abandi byose abandi ajya ninde inde ubwo naririmba nk'iyembwa ririmba iyo ushaka go happy birthday go happy birthday uzi ko naririmba naririmba nk'abanyarwanda oya mani ririmba iyo ushaka nabi isabukuru nziza wibuka umunsi wagize iki wavutse hose abantu bakoze cyane ku magambo mubwiye mushimire nagiye nyine ziba zanze thank you gusa nyine njye ndaza kubatamo reka nyine ubundi kubera ko iyo bigeze nimugoroba nibwo numva ndirimba nyine bigakunda ni ku bantu bose mani nimugoroba nyine nibwo tuba dufite vibe genge yacu iba yarashyushye birenze ntabwo byumva cyane ndamushakira nicyo gihe cyo kuvuga kandi burya ndirimba umuntu umeze neza ubwo nyine rero turakoze sawa hasi nyine bihe byiza mani ntari burakoze cyane guys iyo ngoze ntuzabafata duhuye vanilla ukuntu imeze ukuntu ubyumva ukuntu nawe iyo tuhamagara indera karantwaza kubera ifata koko ntabwo bibaho tukabishyiraho tureba ntabwo mbizi ariko ko yayitaho tureba biriho ariko guys dutubonye babiri gusa wa gatatu arazaho kudutuka abantu bari amabuye sanari kinandi oya we witaruka n'abakobwa oya yiga umwana wahamagara shanu ntabugara babuguza wahamagara rero muri amerika se twaryamye ayamara bahise ko bararyama ari abaye mujya mundebera ntabwo ntegereje nanjye mfata fone abadafite amamega bazatunira n'abayafite batunire uriya ntabwo ari kuyumva nyine nuko tureba undi ko arisitidari kasete wagiye ari ntabwo tuzi ko amayanja Giovanni na Jackson ko Jackson pepe Jackson so guhamagarwa yakurahira nyane for sure inama yose nzikwiba ko ntabwo nzikwiba rero undi yaragiye ubwo yaba yarajyanye ntabwo mbyizeye shagayizi wumve ngo noneho abantu b'inshuti zanjye bose barantengushye ahubwo mwe munkora hafi mwene muntengu mva mukora ibishoboka byose sibyo mwebwe nize kandike kumwerekana my god hey birakaze mbona ari dande twongere munsi akabifata noneho we kumunonora y'iminsi sha ni danje we ntakunda fone ahubwo siciye mu wapi ntabwo sha ibintu bya online si ibintu bye kabisa turabuze oya siko ninde wundira magara shania
ariko se noneho abantu bose ni ukuri ko Imana sinzi ikintu baba koringi nimba ushaka bikubwira reba guhemeka ye simoni data mubwire bibaho Wavutse ni oya gukwa. eka umubebe se umuntu aravuka akavuka atagira n'ijana n'ijana ngo agire ntabwo bagiye kubwira natwe tukambuga nde mu bantu Jesu ubwo Jesu gusa cyangwa tubwira kamera adahita Jesu Yona. ufitemo bebe Koha mwombi. makuru Kandi niba amagare kuri nyina bisanzwe ejo sipari kumubona. koko Face. yego yarangiye kubaza abantu bashiki dukuda fesi kamarasi umukobwa amubwire ko arandirimbira mwica mariko koringi bro uretse urebe mana uyu munsi sinza ntabwo nzabakumbura ariko abantu umugani mbanza twari kubagurira twari kuba twiguze ku bantu wapi kandi so ukagura umuntu ukabwira ngo isabukuru nziza ubishaka yakubwira banaho kirashana cyane cyane yari irata yo tiye abitro zeri gusari bimeze bite Fresh. makuru nagize ngo kigiye kuba ngo ni inzane zane Nzane kabisa. Iwan Norris Toko nani binoze nk'umumizi uti. anyway Namwe nzane. izane wanayi bajaba Yo. uzi ikintu cyane nshaka nagira ngo wifurize mama Dipe isabukuru nziza y'amavuko ugire ikintu mubwira Yageze se ajya yayure. yavutse yayujuje Ose sibyo. ugire ikintu mubwira Yabana. Kurugeje hari ikindi se. ejo ntabwo wabikora Mani komeze bane nawe n'undi mwaka uzawo serebore. Ngongera uvuke kabisa. cyane Turakuremera kabisa. murakoze cyane ababyeyi Yego ntabwo twashimye ababyeyi. nari wandirimbiye se mani indirimbo y'isabukuru nziza Yisapure. nyine indirimbo y'abaririmbira abantu bagize video Happy birthday to Nege. Mahisi tuwapenda. Nasirongi wachi. Onoli weti. Java yaririmbye mani ariko aririmba wende mari muri sediye uririmba mani uri kuririmba gake Ejo happy birthday rona iwawe. Ono upinze mirongo yanjye. oya ongera ikibazo nuko ari kuvuga oya gake kuririmba Birthday to you. Honorine. Tunajati jati. uzakubase Urakwemeretse. Kurageje urubikobwa. urakoze merci Java taki taki tusen taki Ngo bye. tusen taki Oh, vashigu. ega sawa hadi Ari bra. okay guherike Uhe.
urakoze mbwire mama agute munini cyane agomba kubikora nanjye rero ntabwo njya nkumbura ibintu by'amabiti niyo mpamvu yabingora bantumira ngo njye kuba turigiriza mu shampanye n'ibice ariko ntanamara iyo nka papa nkahita Kiriho abandi sha. bashyiramo ingoma bakumva rimbira ikinoshi kitwumve ego winyiti gerageza mani nari Sawa bye mwana. urakoze Haro. haro Voda ngoda. ego bra Umeze neza. Nose ko twanze. yego gute Neza. ego Umva nyine. Gano nshaka kubwira. Umunsi Gerardine. Umunsi Honorine yavutse urumva? shageza nta nubwo Nashaka kumubwire nk'amagambo nk'atatu meza nyine. ubwire amagambo meza turi kuvugana Ya arahari uvuga nabi. ari ndi kukumva mon chéri yes mon baba nabi cyane ariko ngo wavutse ego ubu ndi bebe two Umva bebe yayifirize mwana. ego ko bebe njyewe nabebejwe meze nabi cyane ndetse ko utanyohereje ifoto yawe ngo uposite ejo waba utanyitayeho utigeze nawe yinsaba ntabwo ngira n'uzayigiye yawe rwose uri kumva nabimenyaho ukunda gukoresha IG kurusha WhatsApp WhatsApp se nikoresha yewe njye nikundira WhatsApp ubwo niyo mpamvu nyine tutajya duhuza Nagira ikunde n'iki inshuti zibereyeho. Gari kamubwire amagambo atatu ntabwo ndi nari n'akaririmbo k'umukinoshwe happy birthday urumva cyane give a tirere medage I wish you success harabura rimwe utwo tuntu ingarata kabeza nyine nakubwiye akandi karangiza noneho I love you so much thank you so much Okay, ngaho utakarimbo ko mu kinoshi kirata. indirimbo yo mu kinoshwe giraciwere medage Nagwanyo. Nari kirashi kiringi kumuraza Garature. Kinoshwe cyatuma bakuzira Mu cyongereza. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Honorine. thank you arya nde muza shera wakwiteho Sheri wanjye. yakwiteho Thank you so much. Akoze cyane. Amagambo. aranyitaho se turi kumwe ubundi oya ariko naburiya ntabwo kuba mutari kumwe cyangwa muri kumwe ntacyo bivuze apfa kukwitaho Yego. okay ubwo nyiteho yakwiteho nganyereza ifoto yawe kansi aho nanjye bari kumpamagara ngo ntahe nari bigaze nyiguhe yego nizere ko mukumvise ako kantu guys ngenda narakunzwe ariko ni kubyumva nubwo ari abadutengushye mu kuntu hari good Jesus byo kumufata Hi.
Deri. Halo. Umeze ute? Hello. Yo. Umeze ute? Ewe. My God, Nibyo ndi kwanga. Wey. Umeze bite? Aroye. Turimo turabumva. Yemwe. Mani kutari kuvuga vipi? Birangiye nyir'ibindi yivugiye. Nese mani ko nukumva ari kwanga kuvuga ukumva ibyo bintu. Ntabwo dufite gatayimwe. Akoreka twiyongoze mu muntu. Uretse mwereke Ibifotora. ibintu ntabwo ngiye kubifotora. Twiyongoze mu muntu. Turebe. Harya? Where is the car? Okay. Tumubaza tena ifata kasanze. Tumubaza tena ifata ashobora. Dore rero ugiye bijya winjira kuri zitacamo. Ikiye. Igiye gutemba. Fata phone. Gusa arayifata. Alo? Umeze ute? As a version. Makuru data ukabanje. Meza. Wese tukajya uri kurya. Ndi ku meza. Kibazo none ufashe phone uri ku meza. Goma peti kabisa. Ntabwo birenze. Yego. Ni fresh cyane. Nangwamagaye ndi kugira. Mbwira nyine isabukuru nziza uyu munsi umukazana wawe yakuze. Ntabure. Wavuze n'uko. Hafi umubebe aba ari umwana nyine urumva nagazi kuvuga. Aba ari umwana. Wavuze n'uko. Zabate ni ugura cyangwa hagura nyine umwana wamugurira amata kugira ko. Urasaba yavuze. Karangiye brana ni nkwamagaye ngo ugure. Nugura ibintu abantu bakamwa. Nari nkwamagaye buranzi ngo wavutse niwe ugurirwa burangurira amata. Cyamaye nasigara se ninjye ugiye kugura. Nari nakubwire usanga gutaha. Yego kubwo ngomba kugura. Ubwo ngomba kugura. Icupa rimwe rwose ntabwo nshaka menshi. Icupa se wagiye inzoga kandi? Oh yes. Nazigiye. Yego ugiye muri inzoga. Namaste. Yeah! Irahenduka mana yanjye. None shaka icupa rimwe. Rimwe kabisa. Cha icupa rimwe uraribona kabisa. Ugomba kuribona. Abanyazo ngundi ku meza nkata ndibona. Narimwe. Ubu ndi home. Nyine gira akantu ubwira umukazana kazima ukabwira ngo gakure kajya joro. Iryo cupa karyiye. Agafoto kako gusa wowe mwereke. Kanze nkagwa ako kabebe. Usuhuze n'umusheri wanjye Marika. Kanze nkagwa. Mukazana mufate neza rwose natwe natwe tuziteho. Harya ni nawe uzampa. Oh my god. Nahise ngo nzamuka. Cyane nari bigira umugire mukwe rero nawe nzamutegereza iwe. Agura n'akazi kumfashe urimo kurya ibintu by'agaciro nyine tu narenze ko utamfata. Nyine ndi umukazana mwiza nyine ngenda kunzwe ndi umukazana muzima. Kabisa. Umukazana manange azanyemera koko mwana. Sebuko yabyemeje byaje.
nareba ngiye ndayiguhaye ako gahinja ariko uyu munsi nareba nyine nakoze cyane tu ubwo nyine ni ugushaka ukuntu umuntu agura amusiteri tu cyane nareba urakoze cyane kabisa ubundi si ubwo mbwiye iki kiro ngiye babirebye kuri stati nari stati marebe ikigo ndikabona abana marebe iki nari nihorera iki ntagaragiramo ntayo ndi kubona urishua ndishuwa ntayo ndi kubona cyakaze mbonye mu kanya yishyizeho y'abanabi na nana nayibonye ahubwo merisi nicyo cyiza cyo kugira data bukwe mwiza wereka abantu baba bari buyirebe izo nkweto utagira ngo wenda ngo ntiburi burebwe n'abantu bari aho hafi nk'intebe ibyo bya mbere ubundi banza urebe ibyo rero abantu bari bafite mu masaha 10 ndamamaye sasa awi ubwo ari wowe amena hanyuma abasirikare abaminisitiri abahanzi abakinnyi ba filime kabisa buriya nanjye nyine uzambana mu Rwanda azavuga ati kabisa uriya mwana ni wa wundi wo kwakira abo bahise bajya muri resitora ese sibyo oya nako ndi umukazana nangiye kwihinduranya ikiri urakoze cyane ukamusera ukoresha rwose nawe ntariwe ukoresha agira neza ntariwe urakoze so kadamagaye KILLMAN ubwo abamukundaga namwe nizere ko mumwumvishe okay guys kandi ndabizi muno kuri Lifetime TV hari n'abafana be badanje sibyo nizere ko kiramumubonye akira G thank you KILLMAN ariko so guys natuma ngahamagara sitaza kuyatamo uko bwami byagenze murakoze bya danje turabakunda nizere ko muri bwegenge kino kiganiro we love you tugira ngo dusuhuza oya ndabasuhuza abantu bose murakoze cyane guys